noneho ikindi tujye twibuka ko Vestina ntabigeze bamuhanurira atarajya mu murenge, ntabigeze bamuhanurira akiri umukobwa, ariko amaze kujya mu murenge amafoto y'ubukwe bwe bw'umurenge yasohotse, abahanuzi barabonetse bahanura ko urugo rwa Vestina rutariho, abahanuzi barabonetse bavuga umugabo wa Vestina uwo ari we, abahanuzi yewe usibye n'abahanuzi n'abandi bose bo kuri iyi mihanda baravuze, baravuga kandi bakavuga bashaka ko ibintu byose biba bibi. Aba bantu rero bavuze bashaka ko ibintu biba bibi, n'umwe muri bo wahakinze iyi account ya Vestina akandika biriya. Impamvu ya mbere ifatika yerekana ko Vestina biriya bintu atari we wabyanditse nuko ntago waba uri muri divorce. Ukuntu divorce iryana, ukuntu divorce ibabaza, nurangiza uvuga ngo undi mugabo nzashaka, ubwo se waba uri mu kababaro ukavuga ngo nzongera ninjire mu kandi kababaro. Umuntu wenda reka mvuga ngo umuntu wakoze divorce kuri uyu munsi arimo arabyumva cyane, umuntu uri muri divorce aba ari mu gahinda ko ku rwego rwo hejuru. Ntabwo rero yari gusoza avuga ngo undi mugabo nzashaka, kuko uyu muntu aba ari kukubabaza, uba uri mu mubabaro utuma ubona n'abantu bose bo muri icyo kigero cye cyangwa abantu bameze nkawe, donc abantu b'igitsina cye ukahita ubona ko bose ari babi, ari abagome. Ariyo mvuga uzasanga bavuga, ugasanga hari umuntu umwe uzi ko umugabo yamuhemukiye akajya avuga ati abagabo ni abagome, bose akabashyira mu gatebo kamwe. Ugasanga umugore yaramuhemukiye akajya avuga ngo abagore ni abagome. Ntabwo rero Vestina yaba ari mu cyiciro cyo gukora divorce cyangwa ari guca amarenga ya divorce, narangiza agerekeho ijambo rivuga ngo undi mugabo nzashaka, kuko umuntu uri mu mubabaro ntabwo yavuga ngo nzongera gusubira mu wundi mubabaro. Yabwirwa n'iki se ko wundi watazamusubizamo? Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana n'abane namwe. Kuri uyu munsi ntago nareka kuvuga ndetse ibitubabaje n'ibintu biri kugenda bitambuka kuri iyi mihanda, abantu benshi babisamiye hejuru, ariko njyewe nka Mama Mignone ntabwo ari uko ndi bubivuge. Yewe najyaga ntangira mbasuhuza mbabwira ngo mugire amahoro, mugire ibyishimo, mugire umunezero, ngo mugire n'amafaranga. Imana nibaha amafaranga. Rero hari abantu benshi bakomeje kumbaza, abampamagaye ku matelefone bakambaza bati biriya bintu urabivugaho iki, biriya bintu urabitekerezaho iki, nk'umuntu utubwira kugira umuryango mwiza, nk'umuntu utifuza ko imiryango y'abantu isenyuka, ariko nagiye mbaha ibisubizo. Hari byinshi muri bwumve, ndetse no hari n'undi muntu mugiye kumva nawe wampamagaye asa naho abimbazaho. Gusa icyo nababwira nuko iyamba twareka gukitwa ubugome, noneho nukora n'ubugome ntuzabikorera umwana muto. Uyu mwana Vestina washakanye na Idrissa, njye navuga ngo ari no guhohoterwa. Umunsi asezerana mu murenge nibwo inkuru zo kumuvuga, ndetse kumuvuga cyane zatangiye. Batangira kumubwira ko atazagira urugo, batangira kumuhanurira, abasesenguzi nabo batangira kubyinjiramo, bavuga aho umugabo avuka, bavuga aho umugabo yakoze, bavuga aho aryama, bavuga aho arara, bavuga ibyo atunze. Nta kintu na kimwe batigeze bamuvugaho rwose Idrissa. Vestina nabo batangira kumwataka, bataracyari umwana, ntibyemewe n'iribu, ntago aruzuza imyaka. Ese ko yujuje imyaka ye n'iyuriya mugabo birahura? Ariko nshuti yanjye njya mvuga ngo urukundo rujyaho rushatse, gusa kuri uyu munsi ikigaragara cyo nuko urugo rwabo rumeze nkaho ruri kugerwa amajanja. Rero mwese mubakurikiye izi nkuru ziri gutambuka ku mihanda, icyo nababwira ni kimwe, njyewe nka Mama Mignone ntago nemeranya n'umuntu uri kuvuga ngo biriya bintu ni Vestina wabyanditse. Nshuti yanjye, impamvu ndaziguha. Reka nkubwire, ntago waba uri mu mubabaro n'agahinda byo kuvuga ngo ugiye gutandukana, kandi ubizi neza yuko abantu bakubyiniye hejuru kuva wagera mu murenge, bakaguhanurira, ariko bahanuriraga mu marangamutima. Bien sûr bahanuriraga mu marangamutima, abasesengura barasesengura, bavuze ko akuyemo inda, bavuze ko yikubise, donc buri kimwe cyose cyaravuzwe. Bavuze ko yabyaye, bavuze ngo ntabwo yamenye uwamuteye inda, hari n'uwavuze ngo ntiyamenye uwamuteye inda, ngo yaryamanye na benshi, ngo none abyaye igihe kitageze. Nshuti zanjye, reka mbabwire, umutima w'umuntu urababara. Uko uri kubabaza umutima wa Vestina, niko n'umutima wawe wababara, niko n'umutima w'umwana wawe wababara. Rero reka mbabwize ukuri, izi nkuru ziri gutambuka, wowe ukurikiye Mama Mignone Official, nakubwira ngo sharinga kino kiganiro, ubabwire yuko nukuri ibyo bari kuvuga nta kintu na kimwe cy'ukuri cyaba kibirimo. Njyewe mfite impamvu nyinshi
fatika zerekana ko Vestina atari we wakoze biriya bintu, ntabwo ari we wagiye kuri akaunti ye. Hari abantu binjiriye akaunti ye barangije bandika ibyo bandika mu mazina ye, yewe kuko bari bamaze no kumwinjirira bajyaho basiba n'amafoto, ibintu byose barabyangiza kugira ngo berekane yuko Vestina yasenye urugo. Ariko nshuti yanjye, wowe mukuru, wowe w'umukristo, uri hariya kugira ngo nawe ukunde wamamaze inkuru ivuga ngo Vestina yasenye? Ubwo se uri kumva icyo kintu kigushimishije? Ese umuntu wasenye ararangiza akavuga ngo undi mugabo nzashaka? Gute waba uri mu gusenya warangiza ukajya no mu kuvuga ngo undi mugabo nzashaka? Ibyo bintu ntabwo bishoboka rwose. Nimukomeze mukurikire Mama Mignone Official, muraza kumva ibitekerezo ndi gutanga kuri iki kintu. Umuntu yabwiye undi ngo gira ubuntu ugire n'ubumuntu. Sha abantu bari kuri iyi mihanda, ni mwihangane mugire ubumuntu, ni mwihangane mwumve yuko ikibabaje mugenzi wawe nawe kikugezeho cyakubabaza. Ni mwihangane mumenye yuko uyu mwana ni muto, ntabwo ari capable yo kujera ibi bintu muri kumuvugaho. Ubwonko bwe ntabwo burabasha, ubuse burabasha guterura imitwaro yavuzwe n'abasaza, ikavugwa n'abakecuru, ikavugwa n'abamama, ikavugwa n'abasore, ikavugwa n'abakobwa. Ahangaha dufitemo abakobwa bakiri bato bari kuvuga bati Vestina yasenye, bagiye hariya basesenguye, reka sinakubwira banabyemeje. Harimo abagabo, harimo abagore, harimo abamama, harimo abasaza, buri muntu wese ari kuvuga ati Vestina yakoze amahano ayahe. Uriya mwana ko yinjiriwe namwe ko mubibona. Ese waba uri muri divorce warangiza ukavuga ngo undi mugabo nzashaka? Deje uri muri divorce. Waba uri mu kintu kibi ukavuga ngo undi mugabo nzashaka? Reka mbabwize ukuri, buriya umuntu abaye ari mu mubabaro, umuntu abaye ari muri divorce, ntabwo yakwigira atekereza ko hari undi muntu azashaka. Hari abantu benshi bari kuvuga gusesengura, twasesenguye sibyo, turi gukora ibiganiro by'isaha tukerekana impamvu, tukavuga ukuntu Vestina yavuze ko gushaka ukiri muto ari bibi, ati burya yagaragazaga yuko atishimiye urugo. Yewe hari naho nabonye bakoze ikiganiro disi ngo umugabo ngo we ngo ari kumukubita we. Ese yamukubise ari kwifata video. AI nazo zadukoraho rata. Ako ko bagacishije muri AI ku buryo bugaragara ko ari AI yabikoraga, ariko nukuri ni mu mubabarire, ni mu muhagahenge. Ubundi iyo washyingiraga waravugaga ngo genda urwubake rugume, genda wubaka urugo rukomere mwana wanjye. None ababyeyi hano nibo bari kumuvugiriza induru, nibo bamukurikije induru mu rugo rwe. Ariko iyo shaman ibaza ari umwana wawe ariko bari kugenza kuriya we. Niko wa mumama we nashatse kuvuga izina, ari umwana wawe bari kugenza kuriya wakwishima? Ngo narabivuze. Erega reka mbabwize ukuri, n'umuhanuzi naho yaba yarahanuye ngo urugo rwa Vestina ngo ruzasenyuka, yakora ibishoboka byose agahakinga account ye akabikora kugira ngo bavuge ngo ibyo runaka yahanuye byarasohoye, ngo kugira ngo dukunde tumwemere. Ariko tuzabemera kuko mwahanuye ibibi. Ese niba Imana yakweretse ibibi wabisengera ahubwo bigakurwaho? Konzi ko Imana yumva amasengesho. Uzahanura ibibi unabiherekeze kugira ngo ukurikirane yuko byanze bikunze bizasohora ibyo wavuze. Uba benshi bahanuye batangiye kugaragara nabo bati twari twarabivuze, ariko mu by'ukuri ari amakuru ni igihuha. Nimureke Vestina yikorera akazi, nibaho ari kugakorera azahakura miliyoni 200. Mwere kugira ishyari, nimureke azikorera zazizane. Disi bushobora gucya mu gitondo ukakubona kukubise nk'agahumbi cyangwa 5 ukiberaho aho kugira ngo wirwe uri kumuserereza, sibyo? Mwere kugira ishyari. Uyu yaracyari umwana mutoya, ku myaka ye afite 20 n'ingahe, azagera ku myaka 30 ari umumiliyarderi. Ahubwo Vestina niba udukurikiye, umva ndakubwira ngo komera ushikame, komera ube mu rugo rwawe. Umva ufatane na Idirisa ariko burya agatoki ku kandi, mwikundanira uruzirikizinga, mwibereho amahoro. Kuko ubundi abanzi b'ibyiza ntibajya bifuza umuryango. Twebwe rero nk'abantu bakunda umuryango dushyigikiye ko urugo rwa Vestina rwakomera, dushyigikiye yuko urugo rwa Vestina rwajya mbere, dushyigikiye yuko urugo rwa Vestina rwajya mbere. Buri muntu wese akazamenya ati Vestina yubatse urugo rw'umugisha, kandi nukuri muzakorwa n'isoni.
ntago mbibasiriye, nta n'uwo navuze, nta n'uwo nabwiye, ariko namwe muze kureba abantu bashyuhije inkuru, muze kureba namwe abantu mbese bishimiye yuko urugo rwa Vestina rwasenyutse. Uzi ko hari n'abari kubivuga baseka babyina we, hariho n'abari kubivuga baseka babyina rwose, ubona bishimiye ko urugo rwa Vestina rwasenyutse. Nese nimba rwasenyutse, basaza bashiki banyu bari burujyemo, barumuna banyu se bari burujyemo, cyangwa muri bwohereze y'abakobwa banyu? Ntimukajye mwishimira ibibi by'abandi cyangwa ngo mubifurize ibibi. Nimureke twubake umuryango nyamuryango ufirimo urukundo, urimo ubumuntu, urimo impuhwe nyinshi. Murakoze rero, nishaka reka nze mbumvishe ikindi undi muntu wari umpamagaye ambaza uko mbyumva. Rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa gusemureba, reka banze mushimire ni ukuri. kandi ikindi nanone mbwira abantu ni Mama Mignone official wa Mama Mignone official, marene w'abamarene. urakoze cyane City Hunter, Imana iguhe umugisha. Albert hano wa Baraka TV nawe arimo aragusuhuza. Turi kumwe. Munturize umuvandimwe mwese mugeni kuri kayo. Umugeni rwose nta kintu abaye, yarabyibushye, yabaye inzobe. Albert wacu nta kibazo afite. Nubwo yari asanzwe atera agapasi, ariko ubu ngubu ko yambariye muri iyi minsi karimo nk'ibikunjisha. Ongera ati rwose nzamusura rwose, bame kuri kacu isi katari kakandi baciye k'abageni. Baguhe ku biryo by'abageni. Keke yo yarashize, ntabwo ubu ngubu wayibona, ariko ibiryo by'abageni byo biracyahari. City Hunter uzaze tujye kubasura. No kuri nzaza ubundi ibintu bigende neza. Yego. Umva rero i Kigali mu binyamakuru umuriro watse, bati umuhanzikazi Vestina ndetse washatse umugabo bita Idrissa, ati arimo araca amarenga ya divorce. Impamvu itumye muhamagara nuko abantu benshi bakomanseho, natwe turi mu byaro abantu barabibona bagacika ururondogora ko batireka sinzashaka. Abantu twari turi kumwe ari batoya batubona, mfashe umwanzuro wo kudashaka umugabo. Nimba Vestina koko akoze divorce hatashize amezi 4 akoze ubukwe, aravuga ngo nta kintu wambwira kugira ngo nshake umugabo. Ati mpisemo kubyihorera. Wowe ucyumviye muri ubwa mbere ni iki watekereje banene w'abamarene? City Hunter, reka nkubwize ukuri. Njye nahise mbona ko abantu ari abagome. Nabonye ko abantu bashobora kuba bibye iriya account ya Vestina, barangiza bakandika biriya bintu mu izina rye. Nuko ndi kubyumva rwose, nta n'ikintu kiri bubimpinduremo. Yego. Hariho benshi bavuze ngo yaciye amarenga, hariho benshi bavuze ngo niwe wabyanditse n'ibiki byose, ariko njye sinemeranya n'umuntu uri kuvuga ko Vestina ari we wanditse biriya bintu. Biriya bintu ni ukuvuga ngo account ye bashobora kuba bayibye, bayihakinze, barangije ibintu byose babyandika mu mazina ye. Kandi ndaguha n'impamvu zifatika zerekana yuko biriya bintu atari Vestina wabyanditse. Impamvu ya mbere ifatika yerekana ko Vestina biriya bintu atari we wabyanditse, nuko ntago waba uri muri divorce. Ukuntu divorce iryana, ukuntu divorce ibabaza. Nurangiza uvuga ngo undi mugabo nzashaka, ubwo se waba uri mu kababaro ukavuga ngo nzongera ninjire mu kandi kababaro. Umuntu wenda reka mvuga ngo umuntu wakoze divorce kuri uyu munsi arimo arabyumva cyane. Umuntu uri muri divorce aba ari mu gahinda ko ku rwego rwo hejuru. Ntabwo rero yari gusoza avuga ngo undi mugabo nzashaka, kuko uyu muntu aba ari kukubabaza, uba uri mu mubabaro utuma ubona n'abantu bose bo muri icyo kigero cye, cyangwa abantu bameze nkawe. Donc abantu b'igitsina cye ukahita ubona ko bose ari babi, ari abagome. Ariyo mvugo uzasanga bavuga, ugasanga hari umuntu umwe uzi ko umugabo yamuhemukiye akajya avuga ati abagabo ni abagome, bose akabashyira mu gatebo kamwe. Ugasanga umugore yaramuhemukiye akajya avuga ngo abagore ni abagome. Ntabwo rero Vestina yaba ari mu cyiciro cyo gukora divorce cyangwa ari guca amarenga ya divorce. Narangiza agereka ijambo rivuga ngo undi mugabo nzashaka, kuko umuntu uri mu mubabaro ntabwo yavuga ngo nzongera gusubira mu wundi mubabaro. Yabwirwa n'iki se ko wundi watazamusubizamo? Icyo ni kimwe mu bimenyetso bifatika yuko biriya bintu Vestina atari wabyanditse. Icya kabiri,
Vestina ni umunyabwenge, ikindi afite abantu bamureberera, ntabwo bamwemerera ko ibyo bintu abishyira kuri akawunti ye. Uyu munsi twese turabizi ko abahaka bariho, noneho ikindi tujye twibuka ko Vestina ntabigeze bamuhanurira atarajya mu murenge, ntabigeze bamuhanurira akiri umukobwa, ariko amaze kujya mu murenge amafoto y'ubukwe bwe bw'umurenge yasohotse. Abahanuzi barabonetse bahanura ko urugo rwa Vestina rutariho, abahanuzi barabonetse bavuga umugabo wa Vestina uwo ari we, abahanuzi yewe usibye n'abahanuzi n'abandi bose bo kuri iyi mihanda baravuze, baravuga kandi bakavuga bashaka ko ibintu byose biba bibi. Aba bantu rero bavuze bashaka ko ibintu biba bibi, n'umwe muri bo wahakinze iyi akawunti ya Vestina akandika biriya. Nicyo nemeranya n'umutima wanjye. Aho ni ubera marene w'abamarene nk'ara mu byaro rero b'abantu baba social media consumers baba bataza aho bibera, bahita bamenya babona inkuru bakaba uko byagenda kose nibyo, bakaba ubwo ngubwo nta mafaranga agiye ashaka, abandi bakiyamenye yuko umugabo we Idirisa afite abandi bagore, ati nicyo cyamubangamiye. Abandi bati bakaba uriya mwana ati n'ikimenyimenyi yagiye aca amarenga kenshi k'urugo rwamuguye nabi. Nicyo wabwira ba bantu bafata zino nkuru zose zo ku muhanda. Ikindi bakaba bati wasanga bashaka gutwikira albumu yabo, bashaka gusohora nk'uko wabivuze ngo bafite abajyanama benshi. Ako kantu kuvuze koko nk'amarene nibyo, ariko bakaba ngo wasanga muri Ndahabi Irene ashaka gusohora albumu cyangwa indirimbo kugira ngo abantu bayirebe. Rero niki wabwira ba bantu bagukurikiye bumva inkuru zose zibera kuri social media bakaba ngo uko byagenda kose nibyo? Reka nkubwire City Hunter, buriya abantu bagira utuntu twinshi twabo, urumva? Nta nubwo wavuga ngo ugiye gutwikira alubumu nurangiza ngo wiyaturireho ikintu kibi, kuko buriya reka nkubwire ikintu wiyaturiyeho byanze bikunze sikubaho, urumva? Ntabwo rero waba ugiye gutwikira alubumu ngo ukoreshe imvugo yo gutandukana, ngo ukoreshe imvugo yo kuvuga ko ubayeho nabi. Hari ubundi buryo wakoresha ukaba wavuga uti murumuna wanjye baramuntwaye hano muri Canada, ugakoresha iyo mvugo yo kwerekana yuko wenda uriya Dorokasi wenda bamugutwaye cyangwa yahuye n'undi musore, ugatwikira aho ngaho abantu bose bakabisamira hejuru bati burya yari agiye azi neza yuko afiteyo nawe sheri. Ariko kumbwira ngo wiyasuyeho ikintu kibi cyo gusenya urugo nabyo ntiwabikora. Ibi biri mu bintu nshingiyeho mvuga ngo Vestina bamuhakinze, Vestina bamuhakinze. Ariko birababaje, ntabwo iyi nkuru ari twebwe tuyikoze bwa mbere. Iyi nkuru ku Gihe yaciyeho, ku Nyarwanda yaciyeho, kuri Kigali Today yaciyeho, ibinyamakuru byose byayivuze, nta bantu na bamwe batavuze kuri iyi nkuru. Ariko mutegereze verisiyo ya kabiri, mutegereze verisiyo ya Vestina. Umugabo we ntiyavuze, Vestina ntiyavuze imbona nkubone. Manager wabo muri Ndahabi Irene nta kintu na kimwe yigeze avuga. Aba bantu bari gushingira ku nyandiko bashingiye kuki? Ko tuzi ko na account za banke nazo bazihakinga amafaranga bakayakwiba. Guhakinga account ya Instagram ya Vestina uri kumva ari cyo kintu cyananirana, hanyuma bagasiba amafoto y'ubukwe kugira ngo bakunde nyine berekane ko ari ikimenyetso. Ariko nanone ngewe ikimenyetso kindi gifatika nshaka kuvuga, umuntu uri muri divorce agatinda n'umubabara babanye nabyo, ntabwo yavuga ngo undi mugabo nzashaka cyangwa avuga ngo undi mugore nzashaka gute, kandi uri mu mubabaro w'umuntu mugenzi w'uwo nguwo waba uri kubukomeretsa, ntabwo byakunda. Mare reka tugushimire, Imana iguha umugisha, kandi twibutsa abantu kuri marene w'abamarene ukora guidance and counseling. Ndaza kugusaba numero ya telefone kugira ngo uwagukenera akeneye ubufasha kuganiriza, kwitabwaho, gutegwa amatwi abe yakubona. Bajya no kuri channel yanjye, kuri channel ya Mama Mignone Official, bakore subscribe, balayikinge, ndetse n'ibi biganiro byacu bajye babitanga n'abandi bantu babyumve by'ubujyanama. Hanyuma nimero yanjye ni 07 88 2 6 8 3 2 2.
urakoze cyane. Abantu banyarukiye kwa Mama Mignone Official, naza gupiningaho link y'ikiganiro cyawe abantu baze kuba bakinjiriraho. Uhabwe umugisha Mama Mignone. Urakoze cyane City Hunter, nawe Imana iguhe umugisha. Turagukumbuye cyane mu mujyi wa Kigali, abantu benshi barakwifuza. Byavute bukuze udusure disi we. Yego ndaje rwose, umbwirira Rubera ati ya nkuru yanjye ndaje tuzayikore neza. Noneho ubu ngubu biraryoshye.